ikiganiro ibitangaza Yesu yakoze akiri mu isi. Ikiganiro ibitangaza Yesu yakoze akiri mu isi. Muraho neza bakunzi b'ikiganiro, ndabasuhuje mwese mbifuriza amahoro n'imigisha. Njye nitwa Dore niyo mugabo. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe igitangaza cya kabiri, Yesu akiza impumyi. Yesu akiza impumyi. Bakunzi b'Imana, nyuma yo guhindura amazi divayi mu bukwe bw'Ikana, Yesu yakomeje kwigaragaza, akagaragaza ubushobozi bwe ndetse n'urukundo n'impuhwe ze mu mucunguzi wacu. Yakoze ikindi gitangaza kirenze kandi gitangaje cyane. Uyu munsi turibanda ku gitangaza cya kabiri gikomeye Yesu yakoze ku isi, gukiza impumyi. Iyi mpumyi yari imaze igihe kinini mu mwijima, nta cyizere, nta nzira, ntacyo yabonaga habe na gato. Abantu benshi bari baramutereranye pe, bamwe bakamufata nk'umuvumo cyangwa se uwavumwe cyangwa uwahaniwe ibyaha yakoze. Ariko Yesu we ntiyabonye ko ari impumyi gusa, ahubwo yabonye ko akeneye no gukira agahumuka mu buryo bwose. Ntiyabonye impumyi gusa, yabonye umutima ubabaye ukeneye imbabazi n'ubuzima bushya. Yesu yaramwegereye, amukora ku maso, aramwereka ati bona, amwereka ko ku Mana nta kibazo kirenze ubushobozi bwayo. Icyo abantu bafata nk'icyarangiranye cyangwa se icyananiranye, Yesu yagihinduye intangiriro nshya mu buzima bw'uyu muntu. Impumyi yarabonye cyangwa se yarahumutse, ariko ikirenze aho yanamenye Yesu, yamenye umukozeho ko ari Yesu agahumuka. Muri make, umuntu wa mbere cyangwa se yabanje kubona ni Yesu yamuhumuye, abona umucyo. Ndetse si yanabonye umucyo gusa, ahubwo no mu mutima we yabonye umucyo umumurikira mu buzima bushya. Isomo dukuramo, iki gitangaza kitwigisha ko Yesu adakiza umubiri gusa. Yesu ntabwo akiza umubiri gusa, ahubwo anakiza umutima. Niyo waba uri mu mwijima ukabije cyane, Yesu niwe mucyo w'isi. Nta muntu Imana itererana cyangwa se yirengagiza n'iyo abandi bamwirengagiza, ariko Imana yo ni inyembabazi, ntabwo igitwirengagiza. Soza nshuti yanjye, uyu munsi natwe dushobora kuba dufite ubuhumyi, twarahumye mu buryo butagaragara mu buzima bwacu, twarahumye, twiheba, ndetse n'icyaha cyaraganje muri twebwe ubwacu, ndetse n'ubwoba cyangwa kutabona icyerekezo cy'ahazaza. Ariko iyo twegereye Yesu, araduha amaso mashya. Nitwegera Yesu, araduhumura, aduha amaso mashya yo kubona ukuri n'icyizere. Nshuti yanjye, ndagushimiye wowe ubashije gukurikira iki kiganiro. Njye nitwa Dore niyo mugabo. Niba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, tabaza Yesu kuko niwe ubishoboye. Byose arabishoboye kandi yagukiza. Hari ibibazo ugenda uhura nabyo uba ubona rwose wowe ubwawe ntacyo wabikoraho. Ibyo byose byereke Yesu, ibitangaza aracyabikora. Uko yahoze na n'ubu niko ari. Nshuti yanjye, ndagushimiye. Wibuke gukanda subscribe no gusangiza abandi iki kiganiro, ndavuga gusharinga. Ndagushimiye wowe. Njye nitwa Dore niyo mugabo. Imana iguha umugisha. Wifurije intangiriro nziza z'umwaka w'2026.
Imana iguhe ishya n'ihwigwe mu byo ukora byose, iguhe amagara mazima, iguhe ubuzima buzira umuze. Njye nawe nibyo twisabira. Imana iguhe umugisha.